tugiye gukurikiza isengesho tuza gufashwamo na padiri wa paruwasi Mukarange. Turaza gufata umunota wo kwibuka, turaza kugira kandi ijambo ry'ikaze rya meya w'akarere ka Kayonza, riza gukurikirwa n'ijambo rya perezida PSF intara y'Iburasirazuba. Turaza kandi gukurikira indirimbo zo kwibuka tugeza kugezwaho n'umuhanzi Glace, indirimbo ebyiri. Turaza gukurikira ikiganiro cyo kwibuka n'uruhare rw'abikorera tuza kugezwaho na Depite Safari. Turaza gukurikizaho ubuhamya bw'uwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi Bwana Ndangamira Faustin. Turaza gukurikizaho ijambo rya perezida Bibuka mu karere ka Kayonza, riza gusorezwa n'ijambo rya Honorable Governor yanamushyitse mukuru kuri uyu munsi uza no kudutangiriza gahunda yo kuremera inka kuri uyu munsi. Nyakubahwa Governor agira ngo mubinyemereye nsabe padiri wa paruwasi Mukarange azadutangirize isengesho. Murakoze. Mwaramutseho nyakubahwa Governor, nyakubahwa abayobozi, banje kwihanganisha mwese twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, igikorwa cyiza kandi cya gipfura. Nashimira abateguye uyu mwanya, by'umwihariko urugaga rw'abikorera PSF. Akantu gato nababwira, aha twicaye mu busitani bwa paruwase tuzitirira Padiri Yohani Bosco Nyaneza wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, padiri mukuru wa Haruguru. Nyuma rero ko amateka muyazi, abicanyi bamutegeka kuva mu bandi kugira ngo babone uko bica Abatutsi. Arabwira ati ntabwo nasiga intama zamungiyeho, nategeka ni mu mperaho, koko babanza kumwica babona kubiraramo. Abarokokeye hano barabizi. Rero mu busitani burimo ibice bibiri, hari n'undi mupadiri babanaga we yari Umututsi witwa Gatare Joseph, nawe afite igice kizamwitirirwa hari haruguru. Rero niyo mpamvu mubona tukiri muri chantier tukiratunganya, ariko tuzashyiraho n'ibirango byabo bibigaragaza. Munyemereye mwabyigira ejuru, tukabanza kwiyambaza Imana. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Mana yacu, turagushimira ko waturemye ukaduha ubuzima. Twemera ko ubuzima bwose butangirira iwawe kandi bugasoreza iwawe. Turagushimira ko washatse ko uyu munsi tuba turi hano kugira ngo twibuke kandi tunakomezanye. Twemera kandi twizera ko waduhaye ubwenge, ukaduha n'ubwigenge bwo guhitamo neza, ko nk'uko ibyanditswe bitagatifu bitubwira, waremeye umuntu kwishima, kunezerwa ndetse no gutunganya isi ukayigira nziza. Ariko turazirikana amateka yacu nk'Abanyarwanda ko igihe kimwe, by'umwihariko muri 1994, kubera kwikunda gukabije, kubera inda nini, bamwe bashinzwe kuyobora umuryango wawe bahoye uko wabaremye bakabica. Tugushimiye rero ko mu buhangange bwawe no mu bwenge bwawe no mu mbaraga zawe wakoresheje Abanyarwanda bakagarura tuze n'umutekano. Uyu munsi tukaba turi hano, turi mu mahoro, turi mu ituze, dushobora gukora igikorwa nk'iki cyo gusubiza agaciro abo bavandimwe bacu bakambuwe. Byose turabwishimira. Rero dushimiye abayobozi baduhaye, turabagutuye. Komeze ubayobore, komeze ubafashe kuduteza imbere, kandi nk'uko uyu munsi mu kwemera kwacu twizihiza Pasika, twese tuzirikane ko tuzahurira iwawe igihe cyose tuzaba twarakurikije itegeko ryawe ry'urukundo ndetse no kubana kivandimwe. Tugusaba bwa Yesu Kristo umwami wacu, izina ry'Imana Data na Mwana na Mutagatifu.
nyakubahwa gavana. Tugiye gukurikizaho ijambo ry'umuyobozi w'akarere ka Kayonza. Turagira ngo dusabe nyakubahwa meya uze uhe ikaze abitabiriye umuhango. Murakoze. Nyakubahwa Guverineri w'intara yacu y'Iburasirazuba, nyakubahwa Division Commander, nyakubahwa RPC, nyakubahwa PCI, umuyobozi wari mu ntara, Honorable Safari Begumisa baje kwifatanya natwe, ba nyakubahwa Vice Mayors bashinzwe ubukungu mu turere tw'intara yacu y'Iburasirazuba, Vice Perezida wa PSF ku rwego rw'igihugu ndetse no ku ntara, all protocols observed. Nagira ngo dufate uyu mwanya tubashime ko mwaje kudufata mu mugongo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Kayonza, kuko nayo ari inkunga ikomeye mu bihe nk'ibi ngibi. Muri uyu mwanya rero nagira ngo mfate n'umwanya twihanganishe imiryango y'ababuze ababo ahangaha turimo kwibukira, ndetse n'abarokotse muri rusange. By'umwihariko nyakubahwa gavana, iki gikorwa cyateguwe ku bufatanye bw'akarere ka Kayonza na PSF ku rwego rw'intara. Ni igikorwa dushima kuko ari kimwe mu bigize urugendo rwacu rwo kwibuka ariko twiyubaka nk'abanyarwanda, kuko na nyuma y'iyi gahunda hari ibikorwa byateguwe nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze, yo kuza kuremera abarokotse batishoboye mu rwego rwo kubunganira muri iyi nzira yo gukomeza kwiyubaka. Iyo tuje kwibuka mu gikorwa nk'iki ngiki, ni ngombwa yuko dusubiza amaso inyuma tukareba icyateye iyi mpamvu ituma twibuka uyu munsi. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni umusaruro w'ingengabitekerezo ya jenoside na politike mbi y'ubuyobozi, urebye yaba Repubulika ya mbere ndetse na Repubulika ya kabiri, byagize bikageza u Rwanda kuri aya makuba n'umwijima twagize mu 1994, kuko ubuyobozi bubi bwari bugizwe n'akazu k'imitegekere y'icyo gihe, ruswa, akarengane, gukoresha imitungo wa leta nabi n'ibindi, no gutotezwa kw'abatutsi. Nibyo byatugejeje muri aya makuba twagize. Nyakubahwa gavana, umunsi nk'uyu nguyu utuma twibuka byinshi, ndetse iyo tubyibuka bituma ari naho tunashingira mu gukomeza kureba imbere. Muri akarere ka Kayonza akarere ka Kayonza karimo cyahoze ari amakomine ya Rukara, Kabarondo, igice kimwe cya komine Muhazi, ndetse n'igice cyahoze ari komine cya Rubare, ndetse na komine Kayonza. Aha turi habereye ubwicanyi bukomeye kandi bwagizwemo uruhare n'abayobozi bakabaye bararengeye abaturage. Nk'ahangaha by'umwihariko gake ku batazi amateka yaho, nk'icyahoze ari komine Kayonza, ubwicanyi bwari buyobowe na Burugumesitiri Sentwari Celestin ndetse n'abandi bicanyi. Hari muri komine Rukara bwari buyobowe na Burugumesitiri Mpambara. Muri Kabarondo hari
Burugumesitiri Ngenzi Octavien ndetse n'uwo yari asimbuye Barahira, ndetse n'ubufasha bw'ingabo bari bahawe cyane cyane Colonel Rwagafirita, byaturukaga hariya mu cyahoze ari komine Kigarama, aho hose bahuriza hamwe imbaraga bayobora ibikorwa by'ubwicanyi byateye amakuba akomeye muri aka karere turimo. Nyakubahwa Gavana, iyo ubuyobozi bubaye bubi n'umusaruro w'ibyo bukoze uba mubi, ariko nanone turishimira ko ndetse tunashima ingabo zari za RPF zari ziyobowe n'umugaba wazo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu munsi zahagaritse iyi jenoside, abanyarwanda bakongera kubaho, abatutsi bakabaho. Uyu munsi hakaba harabaye ibikorwa bitandukanye byo kwiyubaka, ndetse tunabona no mu buzima bwa buri munsi. Nyakubahwa Gavana, muri gahunda zitandukanye muri iyi gahunda yo kwibuka n'urugendo, ngira ngo aha turi murabona uru rwibutso ruri haruguru ndetse n'iyi nzu y'amateka. Ibi ni bimwe dushima leta yagiye ishyiramo imbaraga kugira ngo abazize jenoside yakorewe abatutsi bashyingurwe mu cyubahiro, ndetse twanavuga yuko ubu hari n'igitabo cy'amateka kirangiye muri uyu mwaka, hazanabaho n'umwanya wo kukimurika, kirimo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri ayo makomini navuze haruguru. Nyakubahwa Gavana, uyu munsi turibuka, ariko abikorera by'umwihariko bafite uruhare runini. Aha twavuga uruhare rw'abikorera muri jenoside, ndetse munazi neza nk'aha turi twavuga bamwe mu bantu bazwi nka Bakanyangoga bayoboye ibikorwa by'ubwicanyi hirya gatoya Midiho. Bigaragara yuko ndetse sinawe gusa, ubwo turimo turatanga ingero zaha n'abandi bicanyi ba ruharwa barimo gukurikiranwa n'ubutabera nka Bakavuga Felicien. Nyakubahwa Gavana, n'ijambo twagejweho n'umukuru w'igihugu ry'icyizere ry'uko ubutabera buzakomeza inzira yabwo kugeza abakoze ibi byaha bakurikiranwe n'ubutabera. Nyakubahwa Gavana, ntabwo turi buvuge byinshi kuko tuzi ko hari ijambo mwaduteguriye, usibye kongera gukomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi aha turi ndetse n'ahandi. Ariko nk'uko mu biganiro twagize hatangizwa gahunda y'iki cyunamo, gahunda yo kwibuka ku itariki 7 mu murenge wa Rwinkwavu, yuko muri iki gihe cyo kwibuka dukwiye kugira imbaraga nyinshi tukareba imbere, kuko uwakoze ibi ngibi adakwiye kutubona ducitse intege, ahubwo dukwiye gukomeza kwibuka, twiyubaka, twiteza imbere. Nagira ngo Nyakubahwa Gavana ndetse n'abashyitsi baje kwifatanya natwe muri iyi gahunda na private sector tubashime ko mwaduteye inkunga, kandi nongere kwihanganisha imiryango ngira nti twibuke twiyubaka.